Banje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana igiciro kinini turabashimira cyane. Njye mwumva kandi ugiye kubagezaho ikiganiro ndi Yvonne. Ngusaba gukora subscribe, share ndetse na like kugira ngo ujye ucikwa n'iki kiganiro. Uyu munsi nabateguriye izina rihabwa umwana w'umuhungu ariryo Ali. Reka turebere hamwe imico n'imyitwarire y'aba Ali, ibyo bakunda ndetse n'ibyo banga. Mbahaye ikaze. Izina Ali rifite inkomoko ebyiri bitewe n'imico n'amahanga atandukanye, ariko zose zihurira ku busobanuro bwiza cyane. Inkomoko ya mbere ni inkomoko y'Icyongereza n'Igifaransa, aho Ali bisobanura ukwiye icyubahiro, umuntu w'inyangamugayo cyangwa ufite ubupfura. Naho inkomoko y'Icyarabu, izina Ali bisobanura uwahishwe hejuru, uhambaye, ufite icyubahiro imbere y'Imana. Izina Ali ni umuntu w'icyubahiro, ufite umutima mwiza kandi wubashywe n'Imana n'abantu. Izina Ali rihabwa umuntu w'ukuri, w'inyangamugayo, uha abandi urumuri n'icyizere, kandi utajya akora ibintu byo kuryoza abantu, ahubwo bibubaka. Izina Ali bisobanura ubutwari, butuje, ubupfura n'imbaraga zo gukunda mu kuri. Imico y'abitwa ba Ali. Ba Ali ni abantu bizerwa kandi b'inyangamugayo. Ali ahora agira ukuri mu byo avuga byose. Ali kandi afite umutima w'impuhwe, bakunda gufasha abandi batitaye ku nyungu zabo bwite. Ba Ali bafite imbaraga n'icyizere, ntabwo bacika intege mu byo bakora byose nubwo bahura n'ibigeragezo. Ba Ali kandi baba batuje, barashishoza, ntibakora ibintu bahubutse, ahubwo batekereza mbere yo gufata icyemezo. Ba Ali bafite ubupfura n'urukundo. Ali akunda kubana neza n'abantu bose atarobanura. Ali akunda gukora ibintu by'ubwitonzi n'umucyo. Ni umuntu utarangazwa n'ibintu byinshi, ahubwo yibanda ku by'ingenzi. Iyo akunda umuntu aramukunda by'ukuri kandi akamuba hafi mu bihe byose. Ba Ali bakunda gukora neza kandi mu mutuzo, ntabwo bakunda ibintu byo kwiyerekana. Abantu benshi bamwubaha kubera ubwitonzi n'imico n'ukuri bye. Bimwe mu byo ba Ali bakunda. Ba Ali bakunda amahoro, ukuri n'ubwumvikane. Bakunda gukorera abandi byiza no kubafasha gutera imbere. Ba Ali kandi bakunda gukora ibintu byiza kandi bafite isuku n'icyerekezo. Bakunda abantu b'abanyabwenge n'abafite intego. Ba Ali bakunda kubaho mu buzima butuje kandi burimo icyubahiro. Bimwe mu byo ba Ali banga. Ali yanga ibinyoma, uburiganya n'ababeshya. Yanga intonganya n'ubuvurungano. Yanga kwagirwa icyizere cyangwa gusuzugurwa. Ali yanga abantu b'amatiku cyangwa bakomeretsa abandi mu magambo. Yanga ibintu bidafite umumaro n'ubwiyoberane. Mu buryo bwimbitse, Ali ni umuntu w'icyubahiro, wicisha bugufi, ariko ufite imbaraga n'ubupfura. Akunda amahoro, ukuri n'abantu beza. Yanga ibinyoma, intonganya n'ubwirasi. Ni umuntu uharana umutuzo n'ubwenge bwo kubana neza n'abandi. Izina Ali naho rirangiriye. Niba wakunze iyi video, nagusaba gukora subscribe, share ndetse na like na comment kugira ngo tuzahure mu kiganiro gitaha. Ntimuzacikwe. Ugire ibihe byiza.